Reka nizere kumeze neza uri mu bice bitandukanye, reka nizere yuko amahoro y'Imana akomeje kubana nawe. Ni kakanya keza n'ubusanzwe tuba tugiye kugaruka ku makuru abatandukanye, ariko cyane by'umwihariko tugaruka kwiyoboka Mana. Reka nizere ko wakoze subscribe ubana natwe ku makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Twagiye mu makuru atandukanye yo kuvuga muri gospel, by'umwihariko mumaze iminsi mwumva inkuru za mama Pasiteri Asiya Uwanyana. Uyu ni umufasha cyangwa yari umufasha wa nyakwigendera Pasiteri Theogene Inzahuke. Hari amakuru menshi yagiye avugwa y'uburyo ki ngo abana b'inzahuke cyangwa inzahuke zimwe na zimwe ngo zirukanywe mu rugo, ngo hakagira abandi bahaza. Hari amakuru menshi yagiye avugwa agendanye no kuba ngo hari abana ngo basambanywaga hariya, ariko ntago ari byo tugiye kugarukaho, ahubwo tugiye kugaruka ku nkuru nziza cyane. Ni inkuru y'uko mama Pasiteri yahawe inka n'umupasiteri wahoze ari umunyarwenya, ariko akaba ari umupasiteri anafite fondasiyo ifasha abana cyangwa ifasha abantu batishoboye, yitwa Lamujani Joshua. Yahoze ari umukomedi. Ushobora kumva ngo Pasiteri Lamujani Joshua ukagira ngo ndibeshye, niko bimeze. Uyu yahoze akora komedi mu Rwanda, yakoranye cyangwa yazamukanye na ba Clapton Kibonke ubwo bari kuzamuka, bari gukora amashow ya komedi atandukanye. Gusa uyu mupasiteri cyangwa Lamujani Joshua asigaye aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyemera by'umwihariko ngaruke kuri aya makuru meza yuko uyu Lamujani Joshua yahaye inka mama Pasiteri witwa Uwanyana Asiya. Nkuko byagiye bigarukaho n'ibinyamakuru bitandukanye, imitwe y'ibinyamakuru itandukanye yagiye igaruka kuri iyi nkuru ivuga yuko Lamujani Joshua yagabiye inka umugore wa Pasiteri Theogene niyo nshuti. Ni inkuru ikomeza igira iti Pasiteri Lamujani Joshua niyo yita wamamaye ubwo yari umunyarwenya akaba n'umunyamakuru mu Rwanda, icyakora kuri ubu akaba asigaye atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yagabiye inka umugore wa nyakwigendera Pasiteri Theogene niyo nshuti wari uzwi ku izina ry'Inzahuke. Ni igikorwa Lamujani Joshua yakoze kuwa 17 ni ku munsi w'ejo Nzeri 2024, ubwo yari amaze gusura umuryango wa nyakwigendera nyuma yo kuganira no kumva ubuzima babayemo nyuma yo kubura umugabo cyangwa umukuru w'urugo. Yahise aniyemeza kujya afasha abana be mu bijyanye n'ishuri. Lamujani amaze imyaka igera ku 8 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari naho yatangiriye umurimo w'Imana afatanya no kuyobora umuryango wa The Lamujani Foundation yashinze. Muri iyi minsi uyu mugabo amaze iminsi i Kigali, aho ari mu bikorwa bitandukanye birimo no gushaka uko yafungura ishami ry'uyu muryango we ukora ibikorwa bitandukanye birimo no gufasha abatishoboye. Nk'umuntu wahoze ari umunyarwenya abifatanya n'itangazamakuru, nyuma yagera muri Amerika akiyegurira Imana no kuyikorera, avuga ko yakundaga uburyo Pasiteri niyo nshuti Theogene watabarutse muri Kamena 2023 yakoragamo ivugabutumwa yibanda ku bafite ibibazo, by'umwihariko abana bo ku muhanda. Lamujani Joshua asanzwe ayobora umuryango w'ivugabutumwa witwa Atawale International Ministries. Yavuze ko yakozwe ku mutima nuko mbere yuko Pasiteri Theogene niyo nshuti yitaba Imana bari bamutumiye mu materaniro yo kuganiriza abanyeshuri bari bagiye gusubira ku ishuri, nguko uko Lamujani Joshua yagize igitekerezo cyo gufasha umuryango wa nyakwigendera. Ubwo yatabarukaga Pasiteri niyo nshuti Theogene yari afite abana bagera kuri 30 yakuye ku muhanda abashyira mu rugo rwe, ariko anafite nabo yitagaho bari hirya no hino.
Kuri uyu wa kabiri Pasiteri Ramujani yasuye Uwanyana Asia, umugore wa Pasiteri Niyonshuti, kugira ngo amenye imibereho ye nyuma yo kubura umugabo yakundaga, ariko anarebe icyo yamufasha nk'umuntu wasigaranye inshingano zo kwita kuri abo bana. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Igihe, yavuze ko nk'umuntu wakundaga imirimo Imana yakoreshaga Pasiteri Niyonshuti, yumva hari icyo amugomba kirimo gufasha umugore we kusa ikivi cyo gufasha abana. Ati nk'umuntu wagiriwe ubuntu, hari icyo nakora tugafasha bariya bana Pasiteri Theogene yareraga akabafasha. Rero binyuze muri de Ramujani Joshua Fondation cyangwa Foundation na Atawale International Ministries, mbere y'umuyobozi tuzajya tubagenera ibikoresho by'ishuri, ariko nifuje no guha inka umugore we nk'ikimenyetso cy'urukundo no kumushimira. Uwanyana Asia yashimiye Ramujani avuga ko ari Imana yamukoresheje nk'uko isanzwe ikoresha abandi bantu bakamufasha. Yavuze ko kuri ubu afite abana bagera kuri 20 barimo abana be 4 afasha mu buzima bwa buri munsi, aho abamenyera amafaranga y'ishuri, ibikoresho n'ibindi byo mu buzima bwa buri munsi. Pasiteri Ramujani Joshua avuga ko afite ibindi bikorwa byo gufasha abana bo mu miryango itishoboye abinyujije muri de Ramujani Joshua Fondation cyangwa Foundation. Imana imuhe umugisha utagabanyije, kandi Imana ikomeze ifashe Asia Uwanyana wasigaranye inshingano zikomeye zo gukomeza gukorera mu ngata umufasha we nyakwigendera Pasiteri Theogene Niyonshuti watabarutse akababaza abantu benshi. Kuri iyi mihanda rero havugwa ibintu bitandukanye, kuri iyi mihanda havugwa ibintu byinshi birimo ibyuko kwa Pasiteri Theogene muri iyi minsi ngo hari abana bamwe bahavuye bakajya bagasubira cyangwa bakirukanwa mu rugo. Ni ibintu bidafitiwe gihamya, ni ibintu bigenda bivugwa n'abantu bamwe na bamwe, ariko igihari nuko cyangwa amakuru aka kanya tubonye muri aya makuru tumaze kubagezaho nuko Asia Uwanyana atangaje yuko abana ubu ngubu mu rugo ari kurera abana b'inzahuke bagera muri 20 barimo n'abana be 4, bose akaba ari kubitaho nk'inshingano yasigiwe n'umufasha we, kugira ngo abo bana bakomeze bakure neza, kandi abana bahoze mu mihanda bitabweho bamererwe neza. Reka dukomeze twifurize Asia umugisha uturuka ku Mana, kandi Imana ikomeze imufashe, ikomeze imukomereze umutima w'ubwitange mwiza yatangiye we n'umufasha we ubwo batangiraga gufasha abana bo ku mihanda. N'abana baba bari mu mihanda bitwa inzahuke. Igitekerezo cyo gufasha abana bo ku mihanda ahantu cyavuye nuko Pasiteri Theogene nawe yahoze aba ku muhanda, akaba mu buzima bugoye, Imana ikamugirira ikigongwe, Imana ikamugirira imbabazi, bikaza kuza kurangira abaye pasiteri. Yarigishaga abantu bakabikunda, yarigishaga abantu bakanyurwa. Reka dushimire na mama Pasiteri wafashe umwanzuro wo gukomeza gufasha aba bana, none Imana ikabikomeje kumurema amaboko. Hakaba hakomeje kuboneka n'abandi baterankunga batandukanye, barimo uyu Ramujani Joshua ufite na fondation isanzwe ifasha abantu batishoboye usibye n'abana. Reka dukomeze tubane namwe mu biganiro bitandukanye byacu bya buri munsi. Hari ibyigisho, ibiterane n'ibindi byose bya gospel uzajya ubisanga hano ku Rubuto. Reka twere imbuto nziza kandi tuzerere buri wese. Turabakunda cyane. Reka tubategurire n'ibindi bitandukanye, ibyigisho n'ibindi byose. Mwibuke gukora subscribe nimba mutari mwabikora. Ku bindi bisobanuro mwareba inkuru, nomero irimo hasi muri description.
mukatubaza icyo mwifuza, mukatwungura n'ibitekerezo, ariko no muri comment mwakwandikamo ibitekerezo byose biremewe. Turabakunda cyane.